Umunyeshuri wa kaminuza yasanzwe mu mugozi yapfuye. Umunyeshuri wigaga muri kaminuza ya Hanika Anglican Integrated Polytechnic Coast yasanzwe mu mugozi yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Nyakwigendera witwa James wari mu kigero cy'imyaka 22 wakomokaga mu karere ka Rubavu yari acumbitse mu mudugudu wa Mugonzi mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Yari acumbitse mu nzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro aho yabanaga na mugenzi we mu nzu. Mugenzi we yabwiye inzego z'ubuyobozi zari zihari ko mu gicuku ahagana isaa 9 z'ijoro yabyutse agiye kunywa amazi avugana na nyakwigendera, cyakora uriya babanaga ahita asinzira atamenye ibyakurikiyeho. Nyirigipangu nyakwigendera yari acumbitsemo yabyutse mu gitondo arebye mu bwogero yari yegeranye n'ubwiherero abona nyakwigendera amanitse mu mugozi yapfuye, niko kumenyesha abandi. Uwahaye amakuru Umuseke yavuze ko inzego z'ibanze kuva ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'isibo n'umutekano bagiye ahabereye ibyago. Uriya muturage yavuze ko nyakwigendera yasize yanditse urupapuro ruvuga ko umuntu ashobora gukora akantu gato kakavamo ikintu kinini. Kimwe mu bikekwa ko byatumye nyakwigendera yaba yiyahuye ni indwara y'agahinda gakabije, depression. Ibindi byagaragajwe n'uwabanaga na nyakwigendera ni imiti yajyaga anywa. Nyakwigendera yigaga muri kaminuza mu mwaka wa 2, abo biganaga ndetse n'abaturanyi bageze aho bikekwa ko nyakwigendera yiyahuriye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye ikinyamakuru ko RIB na polisi bagiye ahabereye ibyago, inzego z'ubuyobozi kandi zahamagaje iwabo ngo bahagere.